Mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali aho habonetse inkuru itari nziza, inkuru yaciye benshi imigongo cyangwa se inkuru yababaje, haba ku bana, haba ku babyeyi, haba ku ngeri muri rusange, inkuru yababaje buri muntu uwo ari we wese. Ubwo humvikanye inkuru y'umuyobozi ku izina rya Gitifu, akaba humvikanye inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda, inkuru yashenguye imitima ya buri umwe wese ubwo hamenyekanwaga ko yashyingiye ngo abana batijuje imyaka, mbese abana bategereje igihe. Byinshi muri video ni mu kanya, ariko mbere y'uko ngira icyo mvuga banza ukore ahanditse sabone cyangwa se ahanditse subscribe, hanyuma ukore ku nzogera, unyandikire ume comment mu bitekerezo by'uko wifuza ko nazajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Yego, nk'uko nabibabwiye rero ni mu murenge wa Kigali, hakaba humvikanye umuyobozi ariwe Gitifu, hakaba humvikanye ko yashyingiye abana batagejeje imyaka. Gusa abaturage ndetse n'abatuye hafi aho ngaho batanze ubutumwa bagira bati rwose Gitifu ararenganye, kuko hatanzwe itegeko ry'uko umukobwa azajya ashyingirwa afite imyaka 18. Gusa ubuyobozi bwo bushimangira bugira buti ntago kuba hashyingirwa umwana w'imyaka 18, ikiriho nuko hari amahame cyangwa se amabwiriza agomba kuba yagenderwaho kugira ngo abaturage bakomeje babikomantingaho bagira bati Gitifu ararenganye, kuko ubuyobozi bwemeje ko umwana agomba kuba yashaka afite imyaka 18. Gusa ubuyobozi bwo bugira buti ntabwo kuba yashyingiye umwana w'imyaka 18 cyangwa se 19 ari ikibazo, ahubwo ese yabikoze gute, ese byaciye mu zihe nzira, ese hagaragaje iyihe mpamvu yo kugira ngo uyu mwana abashe kuba yashyingirwa. Gusa nyine bamwe na bamwe bakomeje babitera comment bagira bati ntabwo bikwiye. Gusa ubuyobozi bwo bwakomeje bugira buti hari amahame ngenderwaho, cyane cyane ko hari amahame ngenderwaho bakwiye kuba bakitondera. Icya mbere bakabanza kwifashisha imiryango igaterana ikabasha kuba yakanzura, igatanga impamvu runaka igiye gutuma aba bana bashakana. Gusa nyine bamwe na bamwe bakomeje babiteraho comment bagira bati ibi ntabwo bikwiye, uyu Gitifu akwiye kwerekurwa. Ariko nyine nk'uko namwe mubyumva birumvikana ko hari impamvu yateye iyi ntandaro. Gusa bamwe na bamwe bakomeza bagira bati wenda se ushobora gusanga uwo mukobwa yari atwite cyangwa se harabayeho viole, bikaba ngombwa ko hari amahame ngenderwaho kugira ngo babashe kuba babashyingira, cyangwa se hakaba harimo kurya ruswa. Ariko ntago ibyo bintu byose biraba confirmed, cyangwa se ntago barabibasha kuba babihuza ngo bamenye ese niye ntandaro yateye kugira ngo uyu Gitifu afundwe. Ese niki cyateye ubu bukwe buhagarara, kuko kuri ubu ngubu nyine ubukwe bwahagaze, birumvikana ntabwo ubukwe bwari gukomeza harimo ibi bibazo. Bakomeza bavuga bati ese uyu Gitifu nyine bizagenda bite, ese ubundi bizasoreza he kugira ngo ubu bukwe bukomeze. Gusa nk'uko nabibabwiye, mu mahame yatanzwe cyangwa se mu mpamvu zatanzwe bishobora kuba bitarumvikanye neza, cyangwa se hari ikindi cyabiteye. Gusa nk'uko nabasezeranyije ko nzajya mbagezaho amakuru, kandi amakuru yizewe, ndakomeza menye amakuru y'uburyo ki ibi bintu bihagazemo, mbabwire neza niba koko uyu Gitifu uyu murenge wa Kigali akomeza gufungwa cyangwa se azarekurwa, cyangwa se niba ubu bukwe bugomba kuzakomeza. Wakomeze gukomeza kudukurikira, ukore subscribe ku muntu utarayikoze, nyamuneka kanda aho hantu handitse sabone cyangwa se handitse subscribe kugira ngo ume ibitekerezo byawe, ukande comment, hanyuma tujye tubana umunsi ku munsi.